Njye ubundi banzi ku izina rya Kasim alias Kigeli, nk'umukunzi wa Etincelle iyi match no gutsinda kuko ahantu Etincelle iri ntago turi habi cyane, ariko amanota 3 turayakeneye kandi ni ngombwa ko tuyabona. Urumva ko kuba turi hano mu rugo dukeneye amanota 3 kandi ni ngombwa turayabona. Kuri iyi match mfite 75% gutsinda Kiyovu kubera ko twe dukeneye amanota kurusha uko bayakeneye. Nanjye mu myaka yanjye nakuze nzi ko Kiyovu na Etincelle bagirana umubano mwiza kuko ni imwe bayita babyara b'abandi kubera ko ni equipe zikomoka mu Giswahili ahantu haba abasilamu benshi cyane, niyo mpamvu bazita ko ari equipe zikivandimwe. Bigeze gukina finale y'igikombe cya kera bitaga ni nk'icyamahoro cy'ubungubu, niyo finale niyo nibuka cyane.